impamvu natoye mituweli c'est parce que kugira ngo buri wese abashe kwivuza mu buryo buri facile, niyo mpamvu nafashe mituweli nagira ati reka supporting gahunda ya leta kugira ngo tugire icyo tugeraho. Reka nsobanurire mu bintu bijyanye na kibibiriya. Prophète, abantu bazi igifaransa baraza kunyumva neza kubera ngende umuntu uvuga igifaransa cyane, ariko ndi kugerageza kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bose babashe kunyumva. Prophète c'est celui qui donne la direction. Ati umuprofete ushobora kuba avuga ngo ntameze neza mu mutwe ntashobora kuba yasenga, uyu muntu koko yaba akorera Imana ko tuzi ko umuntu atameze neza. Genèse chapitre 1 son premier verset. Genèse itangiriro chapter 1, igihe Imana yatangiye kurema isi n'ijuru, Imana nago yatangiye gusenga, yatangiye kurema nago yatangiye gusenga. Urabona bizakunda n'imijugujugu uterwa n'abari muri na kimwe se imijugujugu yaheze. Urabona reka cyane ariko urabona umuyaga nubwo umuyaga wakubita gute, urukunyumva, nubwo umuyaga yakubita gute nago ishobora gusenya inyanja. Très important. Impamvu natoye mituweli c'est parce que kugira ngo buri wese abashe kwivuza mu buryo buri facile, niyo mpamvu nafashe mituweli nagira ati reka supporting gahunda ya leta kugira ngo tugire icyo tugeraho. Yego. Urazokomeza kubasha kurwana imijugujugu yo gufasha abatemera cyangwa abatumva kurwana iyi mijugujugu. Ntabwo ndi kurwana n'umuntu wari we wese. Prophet Joshua ntabwo ari mu ntambara n'umuntu wari we wese. Prophet Joshua ni umunyamahoro. Prophet Joshua ni umunyarukundo. Umuntu wese uri kundwanya amenye ko ntabwo ndi mu ntambara nawe. So ndi hano kugira ngo dufashanye, kubera u Rwanda ni igihugu nyine nkunda, ni igihugu nashatsemo ngakijyariramo abana. So u Rwanda rwangiriye neza, so ntabwo ndi hano kugira ngo ndwanye umunyarwanda cyangwa dusubizanye nawe amagambo. Amagambo mambe yakuvuzweho nangaruka ageze ku muryango wawe. Oya nani legacy life yawe nani nangaruka n'akivuga nani wifashe n'ibite bigenda kuvuga izo mbaraga uzikora he nambaraga. Urabona iyo kugira ineza ni Imana ishoboza, ineza ni risubizwa, ni Imana isubiza ineza. So iyo gukora ineza ni Imana ishoboza ikaguha imbaraga, ariko na impact ni imwe yagize. Prophet Joshua umuntu ashobora kwibaza ngo iki nakaso hari ikihari igihari cyangwa nta na kimwe faka nakaso nta na kimwe. avuga ngo wakuze igikondo za Kimisange n'umwazanye kugira asa naho akuze cyane ni ihe reality. Urabona so nago tuzatinda tugusubiza nakaso. Hari ibintu biri very important in this country, turebe ibintu biri important, tureke kureba ibintu. So ngenda ngo ndi yari kugira ngo nsubize ku kiriya kibazo. Nta kibazo mfitanye na Kasuku. Kasuku ni umunyarwanda uba muri Amerika uri gukora akazi ke. Prophet Joshua ni umukongomani wakunze u Rwanda uri gufasha abanyarwanda. Right. Hanyuma Prophet umuntu akibaza, yego uri umukongomani wakunze u Rwanda akaba ari no mu Rwanda. U Rwanda rwo rukwakira gute, urubayemo ute apari ubuzima bwa showbiz reality, ubaye gute nk'umukongomani mu Rwanda? So ikintu cya mbere u Rwanda nyemerewe n'ubwene gihugu kubera narushatsemo ngarayira ku murenge wo ku Muhima mu mujyi ngabyarira hana abana. So mu Rwanda ndi wanje ng'umuturage usanzwe nyine. So ngabyarira abana batatu. So sinzi impamvu u Rwanda nago riri kundwanya, nago navuga ko u Rwanda ruri kundwanya nta na kimwe. Meze neza ndi mu mahoro. Prophet, ku kiganiro twakoze waravuze ati nta muturage wemerewe gutuka perezida w'ikindi gihugu koko n'abandi wenda. Urabona nicyo nyene nashatse kubwira. Urabona icyo nakubwiraga, umujinya urahubuka. Ni umujinya tu gavuga ati umuntu uri kuntuka reka basi nanje mubwira aka kantu, ariko ni sa mauvaise intention kubera abantu ndi gufasha nagara abakongomani, abantu ndi gufasha n'abanyarwanda. So nango ndi hano kugira ngo ndwanye leta nyarwanda.
ndi hano kugira ngo mfashe abanyarwanda kuba iki yamfite. umuntu ufite kwibaza ngo prophet intention yawe ni iyihe? Hari abavuga bati yatumwe na Illuminati binakora wenda no kwibonekeza. Abantu bavuga ko ni Illuminati muzababaze twari turi kumwe nabo igihe nagendaga muri Illuminati twarasangiye inzira. Ugasanga abantu nyine bari kuvuga ibihuha badafitiye n'ibimenyetso na kimwe. Utekereza iki ku bahanzi wenda bari hano mu Rwanda ku bwawe? Uvuze ko ukunda umuziki nyarwanda, ukunda n'abahanzi nyarwanda. Twitege ko mu wenda mu minsi iri imbere n'ubushize nigeze kubikubaza twabona Prophet Joshua wenda avuga ati njyewe uyu muhanzi mushize mu biganza byanjye, ngiye kumusapotinga ku mafaranga yanjye, arakora amaudio ku mafaranga yanjye, arakora amavideo ku mafaranga yanjye, ndamukorera promo ku mafaranga yanjye, tube twabona umuhanzi uvuye mu biganza bya Prophet Joshua avuga ati umuntu ngiye kumusapotinga noneho abe yaba umuhanzi. Urabona ikintu cyose kigira debut kigagira n'iherezo. Prophet aracyari gutangira. Iyo ushatse kugera Kigali ubanza kwanza ugaca Gisenyi cyangwa ugaca Cyangugu. Hano ndacyari ku mupaka kandi ndi kuzamuka gake gake. Urabona bizakunda n'imijugujugu uterwa n'abari muri na kimwe se imijugujugu yaheze. Urabona cyane ariko urabona umuyaga nubwo umuyaga wakubita gute, ukunyumva nubwo umuyaga yakubita gute ntabwo ishobora gusenya inyanja, irahungabana ariko ntiyasenyuka, ntabwo yasenyuka. Akenshi titre ya Prophet wari umupreacher, umubwiriza. Prophet reka nsobanurire mu bintu bijyanye na kibibiriya. Prophet abantu bazi igifaransa baraza kunyumva neza kubera ngende umuntu uvuga igifaransa cyane, ariko ndi kugerageza kuvuga mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bose babashe kunyumva. Prophète, c'est celui qui donne la direction. Prophète, c'est celui qui montre les futurs de quelqu'un. Amos 3:7 biravuga ngo nta kintu Imana izajya ikora itabanje guhishurira abagaragu babo b'abahanuzi bishwa byayo. So Prophète Joshua naje gukompleta ministère prophétique. Kubera ministère prophétique yari gusuma ministère y'ubuhanuzi itagira ministeri yo gutanga. So naje gukompleta ministeri y'ubuhanuzi, ntago ugomba gusa kubwiriza abantu Yesu wahuye nayo, ahubwo ugomba no kugaragaza ibimenyetso ko uriya Yesu koko mwahuye nayo. Abapasteri benshi so barabyiriza bagahanura, ariko ibimenyetso kugaragaza ko bahuye na Yesu tukabibura. So nimba dusenga Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, Abraham nago yarari umukene, Isaka nago yarari umukene, Jacob nago yarari umukene, ariko umuntu ari kubyiriza Imana wenyine Imana idasa nayo. Niyo mpamvu naje gukompleta ministère prophétique n'ubushobozi bukeya mfite kugira ngo bwa buhanuzi ndi gutanga bugira ishingiro. Umuntu ushidikanya ku mafaranga yawe naho ujya komora ashaka kwibaza ngo ubundi mu buzima busanzwe mbere yuko tumenya Prophet wakoraga iki cyangwa ukora iki? Amafaranga yanje n'aya mafaranga bwoko kikwanza nangaye. Umuntu uri kuvuga amafaranga uzengurutse hano amaduka ya miliyoni 10-15 abanyarwanda benshi barazifite. Ndakeka yuko nago ndamene hejuru ya 10 miliyoni. So na ari amafaranga nago bagomba kukwiba, nago bagomba kubibazaho na cyane kubera n'amafaranga asanzwe buri muntu wese ashobora gutunga mu mujyi wa Kigali. Je nago nyafite byaterwa ariko ari amahirwe no uzageraho. Prophet, hari ni byinshi wenda tugana no ku musozo, dukora ikiganiro arabona kubwira ati ndashaka ko dusenga cyangwa se dutangira ikiganiro dusenga. Urangije urambwira ati sinsenga nameze neza mu mutwe. Mbona abantu bagakase barimo baragahererekanya ku mbuga nkoranyambaga ati umuprofete ushobora kubavuga ngo ntameze neza mu mutwe ntashobora kuba yasenga. Uyu muntu koko yabakorera Imana ko tuzi umuntu atameze neza. Genèse chapitre 1 son premier verset. Genèse itangiriro chapter 1. Igihe Imana yatangiye kurema isi n'ijuru, Imana nago yatangiye gusenga. Yatangiye kurema nago yatangiye gusenga. Commencement ya Bibiliya nagara amasengesho. So nago naje kwigisha abanyarwanda gusenga kubera Imana yonyine ni ijambo niyo nguru. La parole donne la vie. Jean chapitre 1 son premier verset biravuga ngo au commencement était la parole était Dieu, cette parole s'est faite chair, elle est habitée parmi les hommes. So muitangiriro ni ijambo, Genèse ni ijambo, Ezekiel ni ijambo, Levitique ni ijambo, Chronique ni ijambo, Apocalypse ni ijambo. Nagara amasengesho kubera na Satani nashobora gusenga. Okay. Abantu bashaka kwibaza ngo umubano wawe na The Ben utangira ryari na bari yakuru twaje tukubona wagiye muri event zabo wanutanga amafaranga menshi. Nabonye kimwe bavuze ngo kuntu watanga amafaranga kwa The Ben ngo usa nawe unagahaze wote kuki utaje ngo amafaranga wenda uba wayaha umuntu mu ntoki.
byose ni kwadushaka ni umuco tu just ntago twabitindaho ni naho nakuriye naho navutse n'ikinyarwanda abantu bazi ikinyarwanda bari kubona ko Prophete ntago azi ikinyarwanda so ari umuco umuntu yaba yakuriyemo ukabona muri Nigeria Kinshasa no mu president wa Kongo arazimena hasi mu bukwe ugasanga bikinjira mu muco kongomani bikagenda bisakara niyo mpamvu nafasha amafaranga ngayinaga hasi nagari uburozi nagari gupinga leta nyarwanda ni umuco just The Ben mwamusanzwe muziranye oya natangiye gukurikira Nibora The Ben muri 2008-2009 so biciye mu nzira ya Nopuja igihe twahuye na Nopuja akambwira umutima mwiza ugira ndashaka guhuza n'umuntu nawe ufite umutima mwiza byibuze mumenyana igihe nagiye rero kureba The Ben tugakundana gutya gusa ngavuga ati uyu muntu natangiye gukurikira indirimbo ze za kera ngakurikira Habibi narayikunze cyane ngavuga ati kubera iki nashobora kumushimira cyangwa kugaragaza ibimenyetso y'ibyishimo mu bukwe bwe ni nayo mpamvu narekuye ziriya miliyoni 2 mwabonye kuri kamera ariya kuru ni umukobwa nyine uri kwidona umugore ni umukobwa nyine uri kwidona umugore ntago mbizi so nge mubu mfata nk'umukobwa uri kwidona kandi uri gukora ibikorwa byiza niyo mpamvu nababyiye nge ntago naje gupinga everything iyo umunyarwanda ari gukora cyangwa ari kugaragaza nge naje gusapotinga buri umuntu wese uri kunyereka imbaraga nkeya afite ngamufasha kumuzamura cyangwa presence yanje ikongera umubare w'abantu yatumiye niyo mpamvu ariya kuri yanumiye ngavuga ati nge Prophet Joshua nshobora gusiba ngagenda nago nakagombaga kwitabira Zaria kubera nago ndi mu gihugu cy'Ubugande cyangwa nago ndi muri South Africa hano ndi mu Rwanda kandi nzayigumamo nagombaga gufasha umunyarwanda mwene wacu asante sana njye nasiganye utubazo nka tubiri wenda batangiye kare ubwo nashaka kubaza Prophet Joshua mwaka wa 2024 utangiranye n'izihe nego yanjye mfite muri 2024 ni gukomeza gufasha urubyiruko nyarwanda gukomeza gufasha talent nyarwanda gukomeza gufasha abantu batishoboye kugira ngo tugire icyo tubageza nta kindi abatishoboye cyangwa abadafite ubushobozi ni benshi woshingira kuki Prophet Joshua ari hano iyo umweretse volonté aguwa provision ntabwo ushobora kunsaba 30 kandi nango ndi kubona ko ufite 5,000 nyereka 5,000 umbwire ko mbuze 10,000 kugira ngo ngure kamera Prophet Joshua araje arakongere ukagera kuri 15 kugira ngo ugire icyo wimarira yego ngo ufasha umuntu wifashije oya fasha umuntu ufite make nubwo waba ufite igiceri cy'ijana uri mu nzira na bwenge ufite ntabwo uri gutekereza neza na vision cyangwa provision ufite ngo Prophet Joshua afata amafaranga ndi kuguha oya kamemera ngo ndibeka fasha umuntu ugerageje kunyereka ko abantu bagushaka se bakubona gute abantu banshaka so sinshaka abantu banshake ngenda bishakira yenyine kubera ni ngewe uri hano yakugura ngo mbone uri gusufra shobora no kugenda ngagenda mu Nyakabanda cyangwa ngenda mu ntara ubabaye uramubona just umuntu w'ikimuga utagira n'amabeki umuntu uri hariya uri kurira ukabona ko nyine arababaye ariko n'abafite ibibazo bashobora kubishikiriza abanyamakuru bakabingira tugakora icyo bita investigate tukareba koko ibyo bari kuvuga ni ukuri kugira ngo Prophet agire icyo abafasha Bibiliya nakunze ko urimo kuyishingiraho cyane ikunda kuvuga ko nutanga no kuboko kw'iburyo kw'ibumoso niko kabimenye bishobora kubaho ko ushobora gutanga wenda kabuti abantu nibabimenye biravuga ngo Imana yakunze isi agatanga umwana we